bishobora kuba ari prank kugira ngo barebe yabanje badusome mu mitwe dushuhe dushe ubu ngubu hari amakuru ahavuga ko bari kumwe hoyaye mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe muri example twebwe mwaduhaye ibyo kuvuga twavuze twatanze ibitekerezo byacu abambaye izo nkweto arabari guca muri ibyo same twebwe nibe twatanze opinion zacu kubyo ngo bari kumwe bajya kuba kumwe twabigize mu ruhare kwa batari kumwe bimfasha ikingiye mwiza nate naje byo gufasha nabazaga ngo ninde uri mu makosa umuntu uri mu makosa ni Nyasafari Yes, tubahe ikaze kuri MTV show ndetse na Gasabo News 24. Twagarutse muri gahunda yacu y'amakuru ndetse n'ibiganiro. Kuri uyu munsi murabona imbere ya kuri kamera hateretse abakobwa cyangwa abamama batatu beza cyane. Ngira ngo tuhe umwanya bakora introduction batwibwire ni bantu ki ni bande. Duhere ibumoso bwanjye. Kaze neza kuri TV bababwiye hano zombi karegere amazina yanjye yitwa Nyamwiza igikorwa cy'ibiraso byiza Bishop ku Masimba TV show as usual. Tugoye ikaze cyane Nyamwiza. Ndisanga kabisa. Okay, murakoze. Amazina ni Peace Birori. Social media nkoresha Peace Birori TV. Ndi umumama, mfite umugabo n'abana batatu. Murakoze. Murakoze cyane Peace, tugoye ikaze. Yego. Murakoze cyane, nanjye nitwa Aline Bisobanuka, nkorera kuri Aline Makeup Artist, ndi umumama w'abana babiri. Tugoye ikaze cyane Aline. Yego. Turabaki rero hano kuri izi televiziyo zacu zombi, twifuje kugira tugane namwe mu bitekerezo bitandukanye. Hari saga zimaze iminsi zivugwa, ukumva ngo umudiaspora yavuye muri Amerika cyangwa se muri Canada ni ibintu bibaho buri gihe aje muri Afrika gushaka umugeni. Icyo twibazaga atazanugaruka kuri saga zagiye zibaho, kuki aba diaspora bava i Burayi bakaza gushaka abageni muri Afrika? Duhere kwa Nyamwiza. Okay, ikintu cya mbere ngiye impamvu zanye ntigeza kanjye ari abadiaspora bazarigiye ari umugore n'igihe ari umugabo. Impamvu abagabo bari mu gusiga abakobwa muri Amerika bakaza gushaka abandi bakobwa muri Afrika baba barana mu buzima bwa buri munsi bazi imyitwarire yabo bakayinenga bakabona nyine tamubera umugore then agafata umwanzuro wo kuza kugira gute gushaka umukobwa muri Afrika. Then ikindi cyaka sinzi ukuntu Imana yabigenje kagenda ijisha mu dosiye z'abakobwa batari nk'abeza cyane, abakobwa beza bagasigara. Usanga abakobwa beza bose basigaye Afrika iriya hagenda abakobwa badafite formule nka Nyamwiza. Then ikindi niba abantu bazabagera iriya bakaba bo muri company bose, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, hariya bose bafite amabiri nyine abareba. Kandi nyine mukunda Imana yenda yaremye abagabo bakunda kunyenyekewa nyine gucirirwa bugufi bakagira abo bategeka, akagira umuntu ugendera kuri inkoro ziwe kubyo ashaka ku mategeko. None ugasanga ko bageze iriya bahinduka nk'abazungu, bahinduka nk'abagabo mu mitwe kubera gukora, ugasanga nyine mu kintu cy'ibyubahiro abagabo bakunda batari buze kubigendanamo neza. Ugasanga nanone iri mu mpamvu imwe ituma abakobwa bahangaha basa nk'abagize ku manota yo kwitsindira abagabo bo hanze, kubera yuko ibo baba bagifitiye ubunyenyekevu yuko agomba kwinyiga kugira ngo ahabwe renti, agomba kwinyiga kugira ngo bafashe iwabo. Kandi udukobwa twahabaraga bagashaka utwana dutoya tukiva ku ishuri tutazi iyo biva n'iyo bijya, kubera ko nta mukobwa hano n'umwana w'imyaka 11 umuhungu ari buve muri Amerika ntabwo iwabo bamwimana baramutanga. Noneho ugasanga kubera ko abagabo benshi isoko ryabo ryabaye kuza hano
biri gutera n'ikibazo cy'abakobwa biriya kujinga. Ugasanga abakobwa nyine babuze abagabo kwa bakajinga akamaro mwaka umwe ari umukobwa mwiza atangira gufida atangira kugira gute nawe ga opportunity afite niyo kuza kifatira umwana aca no umukene umusore mwiza udafite kiri mutoya nawe akamurongora. Iyo niyo turi muri slave marriage, turi mu buhake bw'urushako. Ngo nabi slave marriage slave subuhake siko bivuga se ubucakara guru ushako z'ubucakara tumeze hano harimo bari exchanging kwa. Urakoze cyane tazitekerezo byiza. Peace, ni iyihe mpamvu i Burayi hari kuva abakobwa n'abahungu bakaza gushaka muri Afrika? Nta bakobwa n'abahungu bari i Burayi? Bariyo. Njyewe ikintu nabivugaho, kandi niyo uvuganye n'umusore uri hariya muri biriya bihugu akubwira ko abakobwa bahariya benshi batakubaka, kubera ko aba yarakuze afite ibintu yisetinze mu mutwe, aba afite akazi kiwe, afite amafaranga yiwe, cyangwa se ugasanga akora neza, afite akazi keza, ararusha umusore amafaranga. Ugasanga rero uwo musore ntazajya kumutereta kuko amurusha amafaranga, nagera mu rugo ntazanamwubaha, azamusuzugura. Rero bigatuma baza muri Afrika, hari abana bagifite umuco, bakizi kubaha, bumva ko umugabo nyine ari umutware w'urugo, batumva ko iri hanze umugabo ngo aza ku mwanya nimba ari uwa kane, habanza umugore, umwana, imbwa n'umugabo. Urumva umugabo ni uwa kane, ntacyo avuze. Rero abana bahariya hanze imbwa ziyeze zikora ibyo abagabo bakora. Urumva bigatuma rero abasore bo hanze baza gushaka abageni muri Afrika, b'abana bagifite umuco, bubaha. Nyine abo bana rero bagifite umuco nibo bakubaka. Kandi ikindi abasore bo hanze bavuga ko mbese nko muri komite yacu y'abanyamurenge, umukobwa unywa nk'inzoga, cyangwa se umukobwa ubwira iwabo ngo ndagenda atembere n'abagenzi banjye, agakubita icyumweru iwabo bataza ahari. Abahungu biriya nabo rero barabinenga, nubwo nabo ariko bimeze, ariko barabinenga, bigatuma baza gushaka b'abana bakiri bato kandi beza. Nk'uko Nyamwiza yavuze, usanga abakobwa babandi batari beza aribo bajya hanze. Rero ugasanga umusore avuye hanze yabonye akana keza kakiri gato ko muri Afrika, gafite ikinyabupfura, kubaha, akaba ariko aza agatereta akagira umugore. Urakoze cyane Peace. Aline, ni iki gitera aba bantu batuye i Burayi kuza gushaka abageni hano muri Afrika? Njyewe ko mbyumva, reka ntangirire kuri iki ngiki Peace yarasorejeho cyo kuvuga ngo abakobwa babi nibo baje hanze. Ntago ari cyo, bose baje hanze, ariko abakobwa beza ntibaza gushaka abagabino, bashakana n'abahungu beza baririye. Barya babi akaba aribo baza gushaka abahungu beza b'abakene bina, batwohereza babandi bahebuye hanze, bakaza baje gushaka babahungu beza ariko b'abakene bashaka ifaranga. Ikindi mbona hamwe ni nk'aho baba bafite nk'ishaka rya bene wabo. Abakobwa beza baviriye bakaza gushaka abahungu hano, njye mbona ari nk'ishaka batugiriye kugira ngo barebe uburyo natwe batuzamura. Nibura ry'abagabo nanjye bamumwiriza ngo ni usibye ukiri naho ngaho. Reka ari nabanza arangize. Njye ndi kuvuga azmi, oya ndi kuvuga nkanjye, mwavuze ukwanyu twakumvise, nimwumve ukwanjye nanjye. Njye mbona ari nk'ishaka, urumva, kugira ngo twese tugende tuzamurana. Baririya bafite amafaranga, bafite ubushobozi bwo guterura umuntu hano bakamujyana. Urumva, njye numva ari nk'ishaka bagira, utagize ikibazo cy'ububi ngo aze gushaka wa mukene mwiza. Urumva, harugira ikibazo cy'ububi, akagira ikibazo niyenda cy'ubumuga,
kubera ko batamwemera iriya abana beza akaza gushaka hano beza ariko babakene. Urumva aho ikindi mbona njyari nko kugira ngo tuzamurane mu buryo bwo kujya hanze dufashanye. Mbese iwe ari iriya afite ubushobozi bwo kuza agaterura umuntu akamujana cyangwa se kugira ngo asapotinge za famiye. Urumva hakaba n'abandi baza kubera urukumbuzi rwo muri Afurika bakahakura abageni yakumbura muri Afurika akavuga reka ashake y'umugeni kugira ngo nzaza mbona uburyo nzoza nje kureba umugore nsubireyo gutyo gutyo. naho ibi ngibi bari bavuze ngo by'uburere hose niko hari igihe ushobora kumukura hano wamujana iriya n'ubundi agakora ya mafaranga akayabona, amamodoka meza akayabona, na ya mico mbese ibyo umuco yasanze nawe akawutora. nuko bimeze. wari uvuze ngo ni gahunda yo kuzamurana bagenzi bawe bagutera imijugujugu. kuki mubona ko atari mu rwego kugira ngo bazamurane n'abari muri Afurika bajya i Burayi? yewe mpamvu mbona ko atari ukuvuga ngo bazamurane, nk'umukobwa mwiza uvuye muri Amerika cyangwa Canada cyangwa mu Burayi ntabwo ajya areba wa muhungu utazwi cyangwa se wa muhungu utajya harangwa sirimbe. njye ntabwo ndabona abakobwa benshi mbona beza bakiri bato badafite n'ibibazo by'ubumuga, badafite imyaka myinshi. mbese umukobwa mwiza ukiri muto nawe rero abashaka umusitari wandi nawe uri mwiza ntiwakenera abakobwa batozi ukuntu batumye umurimo w'Imana muri Afurika ugwa. ntabwo ari ububi. uzi ukuntu bagushije umurimo w'Imana bawugwisha bate? nta nubwo abashuranzi bose bacu barabajyanye ariko no kugira ngo tuzamurane none ntimwabishimye none wa undi utaririmba cyangwa wa undi udacuranga iwe se kuki atamuzamura? oya abo ngabo baba bagiye abo bashaka kuzamuka ntibazamukire munsi y'ibirenge by'abo ngabo bahaba bagenda. jya ukiranuka muri byose. usanga agakobwa kakaragara kumagaye kenda gupfa kenda gutambagara kubera ifaranga nako sebo kakihagarara ngomba kuzana umuntu twese zanza amaso none ugasanga none se ifaranga zigura byose ugasanga babandi batazwi nta kuzamura. ubushomeri bw'abagabo hanze burahari urumva nazwa n'ubushomeri bw'ifaranga burahari just with noneho usanga babandi bafite nk'ibibazo by'ubumuga, babandi bafite imyaka myinshi bagumiwe bo hanze aribo baza bagashaka barya batazwi. umukecuru umwe yigeze kuza ashakanye n'umuhungu w'umusegega no kutengera. bakoze na nuko ntarindi muri Kenya ari kugenda nambaye umukandara nkamukubita uriya musenzi nubwo n'umwana yacu ageze akihinduka uriya murezi wamuraraho umwaka wose muzima utavuka ntapfe. nyine ni za nyungu kuko abantu bipikira umuntu uri guwera uri mu marembo baranatinyuka urangana na n'agasuzuguro w'imyaka 20 yagu nuhera pressure ngo abantu ngo bishabane abagabo bacu muri kubajyana mutumye tujinga mwabasenzi ese mwikubira kariye oya ariko birababaje. Ko nabibonye cyo bundi uri kuntu Imana yaremye abantu umugabo ashaka kugira bro imyaka 90 akiri umugabo nene muri ni Imana yabiremye ntago ari twebwe. niyo mpamvu umugabo no mu myaka 100 atera indi gafata ariko ubu natangiye gukunduka ntaruzuza 30 ndi mu kugenda nkumva uruhande rwo gukora jegera nkumva ndi kugenda ibintu bitameze neza nk'umubiri urumva neza ku buryo ntabeshye umuntu ngo nzagera mu myaka 60 ngo nkiri tayari ibyo bintu nzaba narabisezeye ntazi ko no mu isi bibaho nzaba narabihari. ubundi nk'uramukecuru abamushatse ngo abyare yaraki umuntu uze wari ugi njya amakosa sinyashira kuri ya mukecuru nyashira ku muhungu. umuhungu nawe akeneye ubuzima, akeneye ubwo buzima se yabwishakiye aho kugira ngo ajye uriya mukecuru amafaranga amubesha urukundo yashika hanze akamwihinduka. umugore ageze muri menopause n'indi miyoboro yose bari zero yarabaye bloke
ameze nka mutaru bafunze idafite urumva idafite itiyo urumva neza urafunze impande zose kuva mu mutwe oya birana ufite stress z'umuryango ufite stress zo kujinga ufite stress z'uko utabyaye ibyo bigore bene ibyo ngibyo kira n'ikirango kigira umugabo kikanga no kubyara abana ufite stress yuko nuza n'abamutwara ugiye gudekarana umuntu tugiye kuyigeza tukahita tumwiba urumva neza puresha zizabica bazajya barwara imitima muzarwara kanseri zo mu bitekerezo za stroke niko bazita ni stroke Okay, reka tubyemere ko ubukene ari bwo nyirabayaza no kuba cyangwa se nta basaza baba hano abasaza waruzuye wewe waba ufite amafaranga yawe ukaja gushaka umusaza nk'umusaza wapfushije umugore reka ntibibaho uzarebe na ruguru iyo umusaza yapfushaga umugore afite inka yajaga muri korari ngo agatora ku murongo wa mbere twa tundi tw'imyaka 18 akaba ariko ashaka ukurikirane realite uko ubuzima uko bwaje buba mu isi ntabwo ari twe twavutse uyu munsi abantu baravutse barapfa turi muri generation natwe tutazi ngo barakuva kuri generation Yesu kugeza uyu munsi ubu ari generation ziciyeho wowe umugabo w'imyaka 50 aragushaka neza cyane kandi ukanyirwa ngama no kubyara abantu ukisangura namukunda bro urumva neza kubera ko mama ufite umugabo ufite n'ibyirinyo nyine ko muzabyara abana mukagira ibibahuza ariko umugore kazarika w'imyaka 50 w'imyaka 60 uri kujya kukana kagasore baratunaniye tungana nabo aba bana bafite ibinyegenge mu mubiri bamwe nk'abasazi natwe abasore bagenzi babo twarashobewe wowe mukecuru ariko bose n'amakosa inganya mu mugongo no mu mutanya utamenya hasi no hejuru utamenya ariko bose ni kimwe utamenya urwo mu maso yaba umugabo yaba umugore bose ntibagomba gushaka abantu batari size yabo urumva nabo ntibabakeneye abasaza nanga yahuye n'umusaza mwiza oya nukuri ntagari kuba ariko wowe ndamukubisha kwakita ese ubwo yamwita gute uziko umusaza ari mu gupfusha umugore akashaka mu myaka 20 umusaza nakubwiye ngo yakwita ngoma ibikumvika niyo mwamuri manuka mwamami kare babarira ariko bazura mu mukene hari ibintu rero ukabona kabisa no mu maso 17 sheri Yesu satani niba cyaka 25 zaneri soni none icyo nibazaga nimba ko ikibazo cy'ubukene urubyiruko cyangwa se abantu muri Afrika dufite bituma abantu bo hanze baza gushaka muri Afrika kuki azaga gakora ubukwe akagufasha kubona ibyangombwa mwagera kabaho ubuhemu wa muntu watwe muri Amerika akahita ahindura ibitekerezo agashaka undi ngo cyangwa se akamukwepa n'ibyo gabye ni inyungu nyine niko twabivuze ni kuko abamugesheje ku cyo yashakaga je nakubwiye ngo ubundi bano bakobwa nuko ari n'abasazi kuko bakiri bato nk'abaratubwe nk'abanyasafari you have a lot of time kuzukana n'umuntu utari na socialite utanazwi utari ku isoko abantu bashagariye gutya bagize gutya ugifite isoni urumva ukaza nawe ukareba umuntu ujya muri taye yawe nuko usa nuko uhagaze ukishakira umuntu uri pose umuntu usanzwe mwamacingana umuyumbu hanura kuko bakomeye bashaka abahanura bagira isoni abahanura niyo imbe bagira amagasani abembe bagira amagasani byihorere umuhamagaro ntatumuhamagaro byihorere abayumbe nibo basaza kandi n'ikindi mujye murekana bo babakwe nawe nyina gurisha ibyo wabagushoremo niba ubwo bukwe mu bugabane wamureka kuza ngo uko umuhungu umurongore ukorera ubukwe ukora ubukwe ese yabuzwa n'iki gusuzuma ukodesha inzu numara no gusubira hanze umwishyure n'inzu yo kuba bamuzaga safari wayishyura iyi si turimo ikomeje kubuvangitirana impamvu nyine agera iriya akamukwepa nuko abona atari size aba yarabigeze urumva ni inyungu yarakeneye kujya hanze visa imugezayo yayibonye n'iki kindi ashaka se kandi ukareba ukabona si umuntu wo mu myaka yawe si size yawe nka gushaka ndi hanze izina ry'Imana nakudekara nyuma y'imyaka 20
nukuzana ngaposha umwana hano ngasubirayo najya gukoreshereza ibyangombwa uza kunsura ariko nta kuntu oya ntibyakunda haze ntabwo byakunda bakabakorera nk'itegeko ribarengera imbwa yagera yakiyaza n'umurizo bakongera bakayigarura bakawutema kandi uza amagambo bari kubwira utaramugezayo ukuntu batumye umurimo w'Imana ugwa Frank aragiye Nzunga aragiye wa wundi wagera Mukongomani umurimo w'Imana wose urabarangaza Trezor ugasanga abana bose mureke Uwiteka yihorere umurimo w'Imana mwaragushije bihagije urumva keretse ari nka fiance wawe mutarabana ndakeka ari bwo bamugara kuko hari umutipe yegeze gukundana n'umukobwa gutya kuri social media umukobwa ahita atangira kumudekarara akiri fiance agere hanze umutipe asanga umukobwa nta kintu ari wonyine ntateye nk'uko abishaka araho akabona ntibaberanye umutipe nyine atangira kwigira nabi umukobwa aramubwira ngo ko muri kujya mu kuvuga impamvu zose izo zo mu kazi simbuka ko abana bari mu kugenda bagasanga abana ni amasaka ntacyo biteguye bashaka abantu babagira urumva warumagaye kurya amafaranga abandi funati umuhungu ageze hanze atangira kugenda umukobwa aramubwira ninjye wakuzanye ubu nyine ndajya muri immigration baramara gusubiza he mu Rwanda cyane rwose bose ari bafitanye abana nimba ari 5 ubu ngubu barashakanye urumva rero kubera ko baba barakoze ubukwe hariya akamudekara nk'umugabo wiwe biragoye kumusubiza muri Afurika biragoye nanone bakomeze batugeneza nta kintu bitwe badutware n'abana afashe banyina na base cyane gusa abakobwa beke Afurika kwimaramo uko abonyaga mu keza ko muri Afurika kandi cyane abakobwa nibo bari gushukwa gutyo cyane ngewe reka mbabwire nuko abantu turi kuvuga mu rwenya tukagira gute n'izina ry'Imana mbabwira iti formule y'ubuzima turimo guhemuka igare guhemukirwa cyane muzabikora ibi byose mubaza abantu mwangiza amafaranga abandi bantu mubabasazi ariko bro ukiri kuri inoso utarapfa maripo ni hapa duniani nta hantu uzacikira Uwiteka Imana yo mu ijuru ari ahantu muzabirihirira ngewe ntinya guhemuka ngewe reka nkubwire ngiye n'udufaranga duke tw'umuntu tukandaza ejo hose uzaturiye ndadukora iki umva namwitura yavunikiye uzi ko umuntu afashe millions and millions nta dekaraye nyina wawe nta dekaraye nyirase na nyina ugasanga ari muri Afurika nabashika ibira n'abakuru umunani nubwo iminuzi yabananiye iyo migozi yanyu iticara hamwe sibyo do it but in secret wiba mubimusazi bikore mwibanga kandi niba inamuzi komeza umeshishirira asana biki amagambo twebwe dukomeza ni umuhekeya icyo gihe nta nubwo azana gukontora njye n'umuntu nkunda ntiyabwira ngo ndi mwiza nk'abandi bantu bavuye ngo ndi mubi ngo wabyemera se wapi bana bayimuze biba bihagije uvuze ngo uri mwiza kandi ikindi birere si ubwenge babwataka abakobwa bo hanze bagende bitonde bareke kwihutira babahungu babona birirwa basirimba birirwa basimbuka hari bari abantu ni babi ako sabimubwira akabyuzi abantu bambwiye ngo nzungu hano ngo naye ngo nawe se namuvugiye ngo naye si shyashya ngo nuko utari uri Kigali ngo muhure ngo ni purizo bose nawe erega bari abahungu uzi utari shyashya uriya mwene wacu aririmba abazimu bagahanguka bakava mu bicaro byo bagahunga ariko ijipo zimumara imbaraga z'umutima erega nabo baba bambaye njyewe ikintu nza mbona bari gukora ndayazize ubwenge niba mbona atinze gushaka umugore aracyitegereza abanza azenguruka siteti zose ahitamo amazina ukuwe niwa umva njyewe rata njyewe inama naba aba bakecuru baza abona kabisa ageze mu marembera asigaje utwaka duke niba ari utwaka nyine imyaka mikeya ngo yipfire ndashaka umugabo ukuze
cyangwa se niba adashaka ukuze ufite umugore hano hariho abacu bande n'abandi abacu badata n'abasubu tibasizeranye mu mategeko oya nashaka areke gushaka ufite umugore urumva ashake wa muntu abona ko hano dufite abapfakazi b'abagabo baha bashaka abagore bafasha kurera abana urumva cyangwa se niba atamushatse agende yishakire wa muhungu byibuze woroshe urumva utari mwize wa wundi abakobwa bose bagwanira ariko ibaze kuza uri wa mukecuru ukaza nguje gushaka uriya muhungu abakobwa bose barasamye ko baramushaka urumva ko baramwifuza nguraje ngo niwe mutsindiye iwe abayumva kwera ibyo bintu bivamo abaganira bita utempeho ubo tutempeho ubujyanye umuyaga ahubwo aba ari abantu undi nzo muri Finland yafite abana umukecuru afite abana 3 ahubwo babiri n'umukobwa mukuru nana nkuko kwa uro kuntu umuntu uziyo wahagaze abantu bajya mu mutekano yamashega ngarashaka araje umupfakazi yeye n'umusingoma cyakora nge ningera mu myaka 30 tamugabo muzahebe ntabwo nababwiranye umugabo mu bana seriously I can't ntabwo nazana umwana mfite ntabwo nazana umugabo ufite umwana w'inkumi bahaye batereta n'ubusazi buriye no kumuteretana na nyina bajya kurya hejuru y'umwana neza cyane nukuza mwimuka mbese umwe nijoro ndi ku manywa amare araza atwara umugabo nawe wataye umugore i Burundi kurumva wibanira n'abana yamamudekarana n'abana niba reba ubwenge bw'abagabo n'abana b'umugabo abarakaza mpamagara ngo nanjye ukunda umuntu wakubwira kumusengenge nzokugusha mucaho upfushire gutya gushimira kambwira ngo akosawa nkambwa akosawa utaratibu niwe mugabo wa mbere kwisi ariko umugabo ugikomeye mwiza mu buzima aramujyana nyina waba bana sari muri Finland n'umwaka ntiwuzuye bro n'umwaka ntiwuzuye kandi yamudekaranye n'abana biwe sinanze yamubereye cyangwa cyumugisha ariko natwe tujye twiyuba mu gihe ibintu mu gihe ntabwo tuzagirwa amahirwe amwe yari abagore bamwe tuzasigara n'abagabo abandi tubyare n'abagabo tubyare kubw'umwuka wera abandi tubyare n'abagabo banyu abandi bikize abandi mu gihe abagabo mu bura amahoro izo kategori zose zirahari ariko nzagera mu myaka yo kumva ko utangiye yakangushe ukabona abana umwana ufite umukobwa ari gusaba padi umuhungu ari ku ikituza nimwamugihuriye mu nzu yambaye umupira yikokoye ubaha abana bro ureke kubazana mu ndi mugabo ubaha abana witange na Yesu yaritanze ntuzajya wumva umutima uri kudunduza ugendera hirya wishima ugaruke okay ni ibitekerezo byiza muri gutanga ariko nagira ngo tunakomoze kuri isaga iri kuvugwa mu iminsi hari isaga ya Nzungu na Nyirasafari hari ya Eva na Eva wa John mu by'ukuri ninde wakoze ikosa ninde wakosheje muri abantu ko ari bane hariya hirya niwe uzabakoze amakosa cyane nawe urabazi usibye ko haba barengera njyewe umuntu numva wakoze ikosa ni Nzungu yakoze irihe kosa Nzungu yakoze ikosa ryo guca umugore wiwe inyuma ntiyanabimuhisha arabigaragaza akari ubundi waduhaye meaning yo guca umuntu inyuma yamuciye inyuma he yaramuzengurutse aho yari yagiye yamujanye akazamuzenguruka mutese njye nta meaning ifite niyo Nyasafari yazanye yo kuvuga ko iwatakira umugore wa Nzungu Eva ariyo mugore wa Nzungu urumva icyo ubufasha yatse bwari ubwo kugira ngo mumenye umugore wa Nzungu twamumenye kandi twasanze ari mwiza ko kurushaho ako kantu sikeza oya reka mubwire mbere yuko uvuga ikintu bana twebwe twataye ubwenge kuko ntabwo tugira wowe ufite ubwenge
ugifite basoba uko nabanye ku bukwe n'imiryango ugifite status yo guprotectinga mbere y'uko uvuga ikintu ujye ubanza wicare ufata urupapuro ngeneze lettre sio zandika ijambo rimwe ukashaka ubusobanuro bwaryo consequence yaryo aho ugiye kurishira n'icyo riri bumare kuza kutubwira ngo ubu Eva ne mugore wanzu tugire guturetse kubidobya tubimenye twabimenye tubare tubikora hiki ko twadobeje tugacumura tukabesha tukatukana end of the day bakundana se twari duhari baje gutetana baradomaga ko twabonye bakora ubukwe Nzungu na Nyasafari njye hari ibintu natekereje bishobora kuba ari prank kugira ngo barebe abantu badusome mu mitwe dushuye dushe ubu ngubu hari amakuru ahavuga ko bari kumwe hoyaye mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe muri example twebwe mwaduhaye ibyo kuvuga twavuze twatanze ibitekerezo byacu abambaye izo ngutu arabari guca muri ibyo same twebwe nibe twatanze opinion zacu kubyo ngo bari kumwe bajya kuba kumwe twabigize mu ruhane kwa batari kumwe bimfasha ikingiye mwiza nate naje bya gufasha nabazaga ngo ninde uri mu makosa umuntu uri mu makosa ni Nyasafari ayahe makosa yakose kandi yaraciye baramuciye inyuma ngaho dusobanurira uburyo Nyasafari ari bubaye umunyamakosa icya mbere uwo dushinja ibyaha nta bimenyetso dufite yaba ari Nzungu nta bimenyetso dufite nta hantu twabonye nk'ifoto cyangwa nka video waryamanye na Yves waje kuducumuza ugiye kutubuza ijuru ni Nyasafari waje kutubwira amakuru muri media adafite n'ibimenyetso urumva neza ndeza amatwi ikindi cya kabiri Eva ni umugore kimwe na Nyasafari kimwe ko wasanga Eva ari safe contained Nyasafari ari dushe itarimo n'amazi itagira na toilette itagira hari aho nyine ari dushe nk'izi ngizo zo kumaza ahendutse y'ibishire 500 yo muri Kenya ugasanga uriya mwana safe contained nk'amazu ya Westland niyo ugasanga Nzungu yaragiye koga agasanga shawa amazi arashyushye ibintu byose ni sawa n'umugabo akifata neza bro so twebwe niba Nzungu niba yarahisemo Eve twebwe tugire gute da amaboko turazamuye amahitamo n'ayabo Peace ninde uri mu makosa je numva ari Nyasafari ushingiye kuki ahantu nshingiye yazanye ama audio abenshi mwarayumvisha ariko ibyo yatubwiraga nta gihamya yatwerekaga ahubwo afite n'amakosa yo guharibika Nzungu kuko yagiye amuvuga nabi nta kimenyetso nta mafoto nta video afite amakosa abi yaribye Nzungu wenyine ni na Eva uzuguna tumye Eva abantu batunga bamwanga nyine hari abamwanga uziko abagore bose bareba ko twakazaga baba muri telefone oya ndi kuvuga nk'abagore ni abagore bakasinzira umugabo akabyuka akaza kureba video zawe ni ikibazo gikomeye nyine urumva hari abagore bamwishizemo bamwe benshi twese badafite abagabo twe dufite ka security ujya ko ntabwo ariko abose abagabo barari bameze nko kuvuga ngo si igihugu cyo turagitera igisasu cyangwa dufite manda noneho ngo abari batuye muri restate ni iyihe ni habaye muzu ibo ngo nta mugabo wawe ugenda wenyine ngo karasohoka umugore akamusohoka inyuma ngo nananira muheke ngo ni numva dushaka kumuheka ngo ndicara muteruke ariko sintuma asohoka ngaho umviza mpungenge turiho nimumara niba twebwe abishyize ku mpungenge abakobwa bafite nyashi ubwo Nyaza bari karavuga ahubwo niba abanyafurika tutasinziriye abanyamerika bo bimeze gutya abanyamerika bameze nabi bose bambara twa eponge bose ni eponge baba bazazigura muri Afurika twatubona ko kwambara bazadutuma baradukwa abantu batwereza kuri wode turagenda turatubona dufite ko numva ngo umugore ari mu gukura umupfuka ino
ngo twuzuye ngo ashika bakamudutora bakadutangura nawe arimo gutubana matera zihenda niba ubwira ngo ari ikintu cyatubwira atarazogeza ibiciro twaraye nabi twararanye ibibazo bikomeye cyane ariko se buriya Eva ni umukobwa mwiza wateza umutekano muke iyi design uretse umutima wenyine tutabonye cyane tudahamye ariko ibyo tubasha kubona n'amaso yacu bitwemeza ko Yesu n'ukuri yari umuhanga kandi Imana yaramuremye Imana ari ikimenyane ntiwoye mu muntu ngo umuhere kumana ntumara umugeze ku mutwe nta nenge n'imwe afite ariko nawe nabonye udutoka afite nyabuna zana iPhone nabonye udutoka afite zana n'iki cyatumye ngura iPhone urebe intoki ze intoki n'ibirenge intoki umugabo uzureba intoki ninde uziko abantu nyine babaye abasazi umugabo areba iki umugabo noneho uziko mwambara n'umwaka atarareba intoki zabo atarazizi none se ubwo areba iki abagabo utareba intoki ntareba ibirenge abagabo amaso yabo aba ku bintu bitarenze na 2 cyangwa nibiba byinshi ni 3 icya mbere ni ikibuno sinzi impamvu batazamenya ko hari abamabizi gusa barahakunda abanyagwa kabiri ni maso niyo yareba aho honyine harahagije intoko yomara n'umwaka atarazimenya kuzigira yamara umwaka ataramenya ko ufite intoki zine kandi nizo yishingikirije ngo nuko azigira uri mu gihugu niyo mpamvu asigaye muri Afurika ndagaja muri Amerika abafite nziza baragiye kuyiva ni mwiza bacu cyane mwiza pe noneho hariho bamwe nabonye bamushize muri screen ya telefone ngo umaze iki amafoto cyangwa se videos kandi uri umugore mugenzi we oya natwe bari guturagore gatufite amaso neza amaso bayafunze twese turebe ikintu cyatumye umukozi w'Imana ngo umva twazirebye turebe tukaza tuzishira no muri televiziyo none waho nditwe twicanye yangi kandi n'umwimbu ukomeye muri ya force kwakije ngo nubwo bagayanzungu ngo nanjye yaba twari twicaranye hano n'undi muntu hariya mu mwanya washize umuntu kandi ukomeye cyane gusa ngo n'uyu nguyu bahaye bavuga ati n'uwo data amufite muri telefone none ataragakiza n'uti wonesha nzungu agakiza kaba wese ku maboko gusa n'ikiranga oya rata ukuri ko guhari umugore ni mwiza uriya mugore ni mwiza ikindi cya kabiri ari innocent ibyo byose bari kumuvugaho nta bimenyetso ikindi cya gatatu utugore turi evil muri evil ari ne wemere muri evil iziba wambuga wese ngende mubi uko ucaranye n'uyu mutima wakuriye abagore bananuse aranze ndera ishari ubwo se nabagira ishari gute niki mundusha kweli utugore tunanutse uzi tugendera kure ahubwo gamwe ibidumbari muzirebe niba hari umuntu ku isi Imana aremye byavuyeho mayidia byavuyeho kabisa uziko byavuyeho niba haba abagore Uwiteka yaremye akama barema nyine uko tureba nyine n'imibiri yaremeye yemera kushima ibiryo tuza turya ngo tuzibuhe uzi umuntu uzi ko ibiryo nshaka kuba ndya arire n'ibyo urya ariho rya byinshi ariko umubiri ukanga gushima pi kandi ikindi uzi n'ikindi ari uzarebe tubyibuha muri discipline nta mugore nta mugore twacizabona umugore munini buri kiungo niba ari kiungo buri rugingo ngaho ndebera utwo tunyunyusi twanye tw'ibisirani ngani ngaho ndebera igituza n'ibibero byaho ntituhatubona mu nda uzi icyo naringiye tuzume umugongo n'ikibuno tureke twebe ibisumbane uriya mwana asumbanye uriya mwana kurusha iki ngaho mbwira ikintu uriya mwana kurusha hari ikintu yaravuze ngo ubu nyine ngo umugore ubyibushye n'umugore cyangwa se umukobwa ngo byose ni kimwe ntabwo ari kimwe nta mukobwa cyangwa se umugore waca ku bagabo abyibushye
cyangwa se afite big nyashi ngo bareke kumureba yifitiye urumva aho ngaho ubu yifite baba bafite icyo bahabareba ariko umukobwa unanutse tugende ntabwo umaze gusumbana neza tugende uzuca ku bagabo inshuro 5 ugenda gutyo ugaruka cyangwa se umenye ko waciye wowe uzabanyuraho bakurebe baseka ariko ngewe nzanyuraho bavuge ngo wow urumva wowe uzabanyuraho baseke ariko ngewe nzahanyura urumva mpagaze neza ntera intambwe ku yindi umusore avuge ngo wow kumenya kandi tuvugisha ukuri kw'Imana muhari Nyirasafari ni umugore wanze muri Isezerano mwiza kandi nta katagize yaritanze ariko yakoze ikosa ryo kuzana umugabo muri media urumva then ibintu turi kumushinga nta bihamya dufite nta n'ifoto nibuze dufite nibuze bari gusomana ngo turebe ko iriya minwa yose yahujwe ibintu tufe kuhuza ibintu tugendera siko then inzungu ni umugabo it's a nomo ntago ari nomo ureke kubyoroza ntago ari nomo nawe mufashe ntago ari nomo urumva Nyirasafari ikintu tumugayira nuko yabizanye muri social media ariko nzungu nawe ikintu tumugayira nuko ava ku mugore wiwe akaja gushaka undi mugore uhereye kuri telefone y'umugabo wawe no kuzi inshuti zawe usanga adafite video ya Eva muri telefone yiwe uvuga ati ibintu ntabwo ndi kuri side nzima oya kureba video yiwe ko barareba video yiwe kubera ko yatrendinze urumva ariko ntahayireba kugira ngo aje kumushaka aramubonye se Nyamwiza ntamubonye ntari hafi yiwe ariko ari hafi yiwe yamushaka yari akamubona muri Afrika hari ikintu ushaka kubaza Nyamwiza ushingira ku cyubwo ko guca inyuma umugore wawe ari ibintu biri nomo rega nkwereke kankubwire rega nuko twe dukunda kugenda inyuma ya reality ubu ntureba gupfa nyine tugapfa twahozeho kuzahoraho dufite gupfa uko umuntu ureba ugahumbaguza ugahumbya nyine ugahumbya kuriho uko umuntu ugira inzara ugasonza kuriho waba umukristo waba umupagani ni ibintu biri nomo tugira gute duhuriraho kurwara ni ibintu biri nomo tugira gute hari ibintu biri natural ariko ibyo ngibyo bitandukanye n'ibyo uvuze tega amatwi uzasanga umusiramu wambara igitambaro mu gitondo buri munsi atagikuramo akubwira ngo umugore kwerekana umusatsi ni haramu uneza amatwi ariko aza kubwira ngo gushaka abagore 4 ntago ari haramu uri kunyumva uneza amatwi ibyo ni idini ni kukubwira ni amadini atandukanye idini hari ibintu byazanye hari ibyaje kubera religious turimo urumva turabifata tubigira reality cyangwa bitewe n'imyemerere yanjye ndabifata mbigira ukuri ariko hari reality iri idini tarabaho hari reality hari n'ibyo uvuze by'abayisilamu hari reality ihari idini tarabaho hari uko Imana yaremye umubiri kamwereze nk'urugero ari uzi ko ngewe umugore iyo mfite umugabo most of us abagore benshi twese cyangwa se mbivuge na gutyo iyo ufite umugabo kubwira shiribu uri umugore wanjye ukuntu Imana turemye turi contented no muri Bibiliya no mu byanditswe no mu yandi madini yose nta hantu na hamwe uzabona bavuga umugore washatse abagabo barenze umwe uzabonamo basingomaza batigeze bashakwa uzabonamo abapfakazi bapfushije abagabo uzabonamo abagabo bashatse abagore bishyari urumva uzabonamo abagabo ba Ibrahimu ba Salomo bande ba Mose bashatse umugore urenze umwe bashaka abagore bagera muri 100 urumva biri muri Bibiliya twemera ariko nta hantu na hamwe uzabona bavuga ngo umugore runaka nuko ashaka runaka ashaka na runaka naho umugore yasambanaga yabaga haramu ariko muri Bibiliya ibwayo yonyine itwereka abagabo hafi ya bose b'ikitegerezo biri twereka bose bari kurengana ni ukuvuga ngo naturally about reality not about religious men are totally different women niyo mpamvu umugabo atitwa indaya ariko umugore atitwa indaya ariko nabo ntitubashima
ntitubashima ariko niko baremwe. ntitubashima n'ibyo ngibyo ntibabyemere. Umugore njye nshaka kuryamana rimwe n'umugabo n'ukwezi kugashira, ariko umugabo ashaka kuryamana na rimwe saa 4, saa 6 akaryamana na birori, saa 9 akaryamana na mwiza. Urebe ukuntu Imana yaremye abagabo saa 12 ukira ryamanye n'abagore 5, kandi bose akabatera n'inda kandi n'ubwo bushake akabugira, ariko ari imbabare ngeze kuri ko uzi nabara bindaye banywa ibinini kugira ngo bamere nk'abantu bari out of sense. Ariko umugore uri muri normal sense ziwe nta nubwo bashaka ko uyu munsi umukoraho n'ejo bundi ari n'umugabo wawe. None se ubwo nitwe twiremye umugore agenda muri menopause for 40 aba yinjiye menopause, umugabo arinda atarangira n'umunsi umwe kuri menopause. Bivuze ngo ubonye uramutse urongo ukabona umugabo akaguca inyuma ntacyo byaba bikubwiye. Rindira nkubwire sivuga ngo nta kintu byaba bimbwiye, ariko icyo nshatse kubwira rine ni iki, things happen. Umugabo byamubaho, ariko mu gihe ari ikintu kibaye the way to handle kubera ko ukiri kumwe because you still stay with him. Ntago twashimye ibyo Nyasafari yakoze. Yego nikoze, ariko mureke gusa nkaho Nzungu we yakoze ikintu cyiza. Urumva wavuze ngo umuntu n'umuntu ngo arasonza ngo kandi ngabereho ibi hari ibiryo byacu n'ibiryo by'abandi. Urumva iyo ushonje uzamva wohazwa no kwiba iby'abandi. Uko nibyo by'abandi nagize gucira kukubwira. Urumva kuba twese dusonza tubihuriyeho. Urumva neza? Ariko ubuzi byawe n'ibitari ibyawe. Abagiye cakahora kubw'imyemerere bakanga kurya barapfuye. Uneza amatwi ikunyumva kubera ko reality hari kubw'imyemerere n'ibiki ntabwo iri bukureho reality yuko waremwe yuko umeze. Urumva abagabo baremwe mwirari. Nabo birugo batubeshye baduhagara imbere bagakungumura bagahagarara bagakangarana bakagira gute izina ry'Imana mu ijuru ko Imana itatwereka ibyumba byabo byibanga. Abagabo nuko baremwe bibaho ariko urumva ariko ubikore mwibanga. Ibanga ry'uraryemeye cyane ndaryemera. Umugabo waguciye inyuma ntabikubwire ntiwabigiraho ikibazo. Yabishyize mu ibanga, yabishyize muri telefone umugore we wayinjiramo buri munsi. Hari umwana wavuze ngo ni inshuti ya Nyasafari ngo sinzi ngo ashaswe n'ibiki bitwa Godfather. Nyasafari wenyine afashe telefone y'umugabo ajya kwishakira amakuru. None se ko Nzungu we yarazi ko Nyasafari isaha n'isaha yo kwinjira muri telefone ye, kuki ibyo bintu atabikingiye ngo abikuremo? Ni Kamurari ariko nyine nawe agomba kubikuramo. Agomba kubikuramo kugira ngo adateza imvururu mu muryango. Urusenda gutya gutira gutya kubite mu maso kunabura. Nuko zirinda. N'umugore mwiza wa discipline w'icyubahiro. Ushaka reka na telefone y'umugabo ukayireka kubera iki se? Kuko uzi ko ufite ibyo wahuramo nabyo anytime. Iki sasa reka ufite yawe ari kubundungo. Twageze ku musozo w'ikibazo nshaka kubabaza mwese mu ibitekerezo. Umugore mwiza ni ugaragara neza ku isura, umugore mwiza ni uw'imico, cyangwa umugore mwiza ni uw'umutima? Kuko mwese mwavuze ngo Eva ngo ni mwiza ngo yateje umutekano muke ku isi. Ndagira ngo musubize umwe twageze ku musozo. Umugore mwiza kuri ngewe. Umugore mwiza ni uw'isura. Umugore mvuga ngo ni uw'isura, ibindi bisigaye biri spiritually anytime birahinduka. Umugore agashaka ari keza, ari akanyamafuti, ari n'akaraya, ari n'akarara, ukagakunda, kagashepinga, kakajya mu murongo, kakakumvira, kagakora ibyo ushaka, kandi kamara kakakubyarira n'abana beza. Wamara ukagenda ukajya ku kagore kabi, kagira n'umutima mwiza, kakubyara ubwana bumeze nk'ubugurube. Tibuzahinduka bwagira umutima mwiza. Ni umugore mwiza n'uwo. Njyewe uko mbyumva, aho gushaka umugore mwiza ku isura, washaka umugore mubi ku isura w'imico myiza anafite n'ubwenge. Baduhitishijemo kimwe.
ari umugore mwiza ku isura n'umugore mubi ku isura ariko ufite imico myiza agira imico myiza umutima agira imico myiza turayiga empisa bazisomesa nyabo umva ubwiza bw'ahangaha ntacyo bwakumarira udafite imico myiza urashobora kugira ubwiza bw'ahangaha ariko bikakunanira kubaka uzagenda ubaza abagabo umugabo arashobora kwihanganira isura mbi bagahinduka umugabo arashobora kwihanganira imico arashobora kwihanganira isura mbi ariko ntiyihanganire imico myiza. Reka nanjye nta mvuga uko mbyumva nanjye ndumva umugore mwiza ari umwe mwiza ku isura kubera ko n'umugabo uzareba abakobwa babi abenshi ntibashatswe kandi ugasanga afite umutima mwiza ariko aracyafite afite imyaka myinshi ariko ntarabona umugabo. Umugore mwiza ugaragara nyine ko ari mwiza inyuma imico yirahinduka ushobora no kuzana wa wundi mubi ufite umutima mwiza my dear abangaba batuba tuvuga ko batahindutse ntibafite imico myiza ntibafite amasura meza kuki batahindutse ko bataye abagabo bakaba bahabasenyera n'abandi aba baeva mu nyine kubera ko bahabasenya n'izigo z'abandi bamusize ko yagendaga akaza kwiba akagaruka kwa Nyasafari ntabwo yigeze amusiga ko basezeranye. Ibintu bya formule y'urukundo tutareke no kubyinjiramo cyane bro umugabo asiga umugore wujuje imico myiza yose ukavuga ati umugabo agira ubwenge ibyo ngibyo zo kumusiga byo wavuze ko ari irari ry'abagabo urumva utekereza ko umugore ananiwe urugo cyangwa umugore atandukanye n'umugabo ngo atandukanye nayo ngo kubera ko ngo wikinesi zibaye n'inyi n'umugabo afite wikinesi akaba ari kunaniza urugo rugasenya none se adafite icyo nshaka kukubwira ubura nako ndi karaca ndi karimi nanavugiye hano nanjye harongera bro ururimi nkaruca nkarumira ubwo aho nihe nyamwe harahari urumva se harahari ntabwo habura harahongera nkabikimema buri cyo avuga ngo yesi buri cyo njyewe umva nkubwire simpize ibyawe urumva ngenda umuco urawiga noneho umugabo wagushimishije ariko isura ntiwayihindura uba nkubwire umwana wavutse ari kabica urumva niyo wamunyuza mu ruganda ntiyahinduka benshi cyane umva nkubwire ubwiza bwo wabushaka ubwiza bwo ku isura wabushaka bigakunda. Uganda bamwita Revikson ndatekereza ko ari umuririmbyi number 1 on top 10 mu baririmbyi ba gospel muri Uganda umwaririmbyi nana chipombe katunda yatuwediki tandi ayaririmbye indirimbo nyinshi za gospel arazwa ahantu hose Revikson ushaka kubutayibonye agiye gushaka umugore bita Dizaruzinda w'imyaka 40 Dizaruzinda yakundanye n'umu Nigeria asohora amafoto yiwe yambaye ubusa ari kwikora ibintu byose nawe urabyumva isi yose iramwangira muri rejectinga indaya whatever ariko ari umukobwa mwiza kandi uretse icyo cyari cyabaye mu buzima busanzwe ntabwo yari umuntu nyine uri bad like urumva isi yose iramurejectinga Dizara agenda arihana arakizwa aragaruka nyine redeemed gukizwa ukagaruka mu byo wagiyemo aratura noneho byari ntiyaciyemo biba testimony yo kuvuga ati Imana ibyo yankuyemo inkura mu nzoga inkura mu kabari inkura kubera icyo gihe yagiye mu cya depression yarasigaye noneho yarabaye bano ba socialite bo muri bar urumva ku buryo nawe gakati ngiyewe I have a boobs I have whatever kwikomeza nyine mu byaha ariko ageze ngo redeemed nyine ubwiza bw'Imana buramutaha harakizwa amaze gukizwa Desire Revikson aramukunda urumva bakundanye imyaka 7 years ejo bundi nibwo yamwengeje bazakuruka kuri Rokenze avuze ko ari wagiye gushaka abantu bose isi yose irahagarara abana batoya bahari abakobwa beza bahari kumurusha ucyisemo nguyu ijambo Revikson yabasubije yarongeye abagarara rya jambo ryo muri Bibiliya yari ni n'ubundi ntuzi yadusomeye utarakora icyaha nagire gute
nagutera ibuye urumva ubuzima uyu munsi about spiritual imico n'ibiki ni ubuzima buhinduka anytime Imana ikaguhindura ari ugahinduka undi mwana basigaye bavuga ngo uyu ni mwiza uyu ni runaka ariko iyi sura yanjye urebe ko n'umuntu yitukuza agasigara ari wa wundi bro abahungu gushaka abagore beza bameze nka ba Eva mu basengere icyo ngicyo sinakibashike n'ubwiza uzi ko ubwiza bushakishwa kuki wanyu mu banyamurenge batashaka umukobwa uzi ko bushakishwa ubu ngubu ko iki batashakaga ibimuga oya ntibashaka abafite inenge mu muco kinyamurenge bashaka umwana bashaka gushaka wagize ubumuga nk'imodoka yakugonze ariko ubwo umuntu yavukanye kuki babutindagaho noneho kuki umuntu ureba imirari iki kibazo niba buri uwo nguwo afite inenge igaragara ariko ububi busanzwe ndashobora kubushakisha ifaranga zihari ntibwabura ntibwabura pe abeza babubuze reka amashi kuva mubwire umwiza urashobora gushakisha ubwiza bwo mu mutima ukabubura ari ngiye ikintu ngira ngo umenye ibi byose biri spiritual tuvuga bamubwire hari abana babaye addicted n'imico mibi mureke abangaba muhamubona hano abangaba baracyari hasi noneho ibibazo noneho hari ababi bafite n'imico mibi uwo nguwo we sinamushizemo navuze ngo aho gushaka umwiza ufite imico mibi washaka umwiza ameze nk'umuntu udafite icyo ashyira muri banki ngo bamuhereze inguzanyo akijijisha akibuza wamara ukageza mu rugo satani niyo mbi ku maso niyo mbi mu mico mwiza kubyicuza n'impamvu wamushatse abahungu mushaka abagore beza n'umutubabari mushaka abagore beza naho imyitwarire ntawe udahinduka abantu barahinduka kandi igihe ajya kuba umugabo n'undi mwana nakizemba umugore nari gushaka abagore benshi kandi bose beza utashaka se abahungu beza twebwe ntabwo twaremewe gushaka kandi hari abava muri Amerika ubuzima butujinze ni ugutegereza ngo batubwire ambwire ngo bebe iyaba ari twe twivugira ake tujye kuba twivugira wa siko byari kugenda ariko tuba twarabatese n'umwe mwaragiye muri Amerika twari kubashorama yacu pole ariko utegereza ukuntu ariko nabyo ni igitangaza si umuntu yoheraye hey babe I loved you kazumwohereza biragoye dukomeze dushinge nta kundi two biragoye kuko siko twabiremewe ariko hari n'icyo agomba kumenya niba ufite na musaza wawe urumva umugore kamubwira urukundo rurahindura njyewe sindabona ikintu kigira igipfu nk'urukundo abantu baza muri commentaire batubwire umuntu nyita baby uko babyumva byose ashaka urukundo rurahindura urukundo rurumvira urukundo rurababarira urukundo rurahindura ikibazo nuko barubonye nta n'urwo munagira cyangwa ngewe ngafata uko nkajya mbarifiringa mukanyishyura kabagabanyiriza nawe wararubuze wararugerageje biranga ni romantique ngewe nta n'ubwo ushaka kubara n'umunsi ntarakundana ngewe n'urukundo ni gutya karindwi na gatatu fatana rugi kumenya ko ngenda urukundo tutatandukana yeva mu rukundo uyu munsi kurikiye mba ndi muri rushyashya bafite mbese abantu bari kuri depending kuri line ubwo sinshaka kuba ndari gukundana n'abahungu no surviving ufite pending list sibishoboka aho nyangi yawe bari gusimbura kumbaye nko ku rukundo rw'Imana kandi rw'Imana n'aba rero kuko twabafataza abagabo bacu ngo bazi ko turi mu rukundo n'urukundo ndi muri mwaka kandi na Yesu sinzi ko noruva turabizi okay ngira ngo mwakoze cyane muduhe ibitekerezo byiza ngira ngo n'abadukurikiye munyura hasi muri section baze batubwire muri comment uko babyumva ibyo Nyamwiza avuga nibyo ibyo Peace avuga nibyo cyangwa ibyo Aline avuga nibyo aho hasi muri section ya comment asigaye ni muri mushya hano ukore subscribe kugira ngo tugarure nyabo niba mwana wakunze mubwo tujye tutumira buri munsi cyangwa kenshi asigaye dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza kandi biryoshye kanda like sharinga ibiganiro byacu turabashimiye cyane mwakoze kwitabira ubutumire bwacu yego namwe mwakoze kudutumira shalom shalom